yuca wo gucuka mubona nko mu kabari ugasanga mu isoko urega ngo ni indaya ngo yaraniwe waba urango yacitse iwabo utazi nk'ikintu cyabiteye utazi ngo byanagenze bite basi before yo kujacinga umuntu ujya ubanza umuganiriza ubanza umuciye mu mucyo kandi ukanayabona tu nato utandavuye cyane ariko uretse ko n'abakira bahemutse se ubundi bizute uwakize wahemutse akaza akabikubwira ni kari nka bindi batubeshya ngo hari abakizwa na betting ngo barya ngo miliyonisha ngo umuntu ngajye kuzimu ngo muri eliminati kuzimu simemera bazaturangiye tukajyayo igihugu gikuzimu byo nibyo bintu bya mbere nemera nayo ni scam cyane scam kabisa nanjye nta muntu nzi nayo bitanga biradio na scam nose suzi ibintu baye batubeshye ngo batera ngo amajyanga ye ngo mu kiyaga ngo cyangwa ukajya mu irimbi ngo umuntu akagutwara sinzi ukuntu ngo byagenda ugakubita kumva ako abajene bandi b'ikigali n'inzara bafite ubunini wasigara twasheho no kujya basanga nijoro ko twatoze umurongo kugikuzimu birahari abajene b'ikigali n'inzara bafite nawe uzi Eno Pro. Yo. Hi. What's up? Kaze kwa Bwoba Studio. Abakoze cyane. Aho bibera kabisa. Kuri channel y'Abanyarwanda. N'abatayizi bayimenye kabisa ni channel imeze neza muri no minsi kabisa. Meze utese? Meze fresh nari. Minsi myinshi twari tugukomboye kabisa. Kabisa natwe tubakomboye. Mwese mumeze mute? Ni fresh. Akibwira dukurikiranye ku batakuze. So abatanzi nitwa amazina niswe n'ababyeyi yose. Amazina niswe n'ababyeyi ni Enoch. Gusa nyine abenshi banzi nka Enoch Pro. Baba nkora ibiganiro bisanzwe bya update kuri YouTube kuri channel bita The Sound naho mwayisura kabisa. The Sound. Bagusure inshuti zacu mumenyane. Mumenye Enoch. Kaza no umuhungu wacu hano tumukumbuye kabisa. Enoch ni muntu ki? Enoch ni umuntu urasanzwe. Ni umuntu nyine ucisha make. Utagira amagambo menshi kereka nyine wenda yari mu bantu bamenyera ngo bashobora kugiramo amagambo menshi tu. Enoch yavukiye he yakuriye he abahe wamusanga he cyane aho navukiye ngende umushi kabisa sijyihakana baguhungisha ihene zabo bamugishe inyama n'amafaranga babashinja umushi niho navukiye gusa nyine uko ubuzima bugenda buhinduka naje naza kuba inanga i Kigali ahantu bita Masaka tu. Seti barahazi benshi Masaka. Gace kari gutera imbere cyane. Abo ni mubarizwa. Tugiye gukorera kuri YouTube yitwa The Sound. The Sound kabisa bayisubure niho abari ibiganiro byinshi nkora. Kabisa usura. Enoch ukunda iki mu biribwa? Iyo uriye uba wumva wagiki? Iyo nariye? Iyo wariye. Iyo nariye. Nge singorana kabisa. Agafiriti biba ari ibyo. Ikindi of course ndi umushi nyine n'akanyama hafi aho ngaho. Bikaba kabura. Aho ngaho uba nyine umunsi wabaye kabisa. Uribana ufite umugore? Ndibana nazi umugore. Urakuze. Ndakuze ariko nyine no kugerera byo turi kubitekerezaho. Kutaratuzanira se uwo kazana n'iki ngo muzamubona soon. Ariko arahari. Arahari. Oya naho hari gusa nyine turi kubitekereza muke muzamubona. Biri muri projet nabyo. Imishinga utarafondwa. Biri muri projet byaje kuba remezo dutegereza tukabibona. Icyambere aba ari ugutegura ubuzima muzabamo nyine ibyo muzakora naho kumushaka ntago we abagoye. Biraga bagoye ikigoye no gutegura uko muzabaho. Ubu nibyo bintu urimo. Bese urukwihiringa byane ngo we shaka inyama ziziza. Nibyo urimo. Ntago uzigura mbese wigwa n'iki ujya gutereta. Oya. Ibyo ngibyo kabisa. Oya nagutereta nyuma za tereta gusa ntago bigoranye cyane nko guhiga nyine inyama. Guhiga inyama nicyo gikaze kurusha kujya korora n'iki. Tumva noneho ufite umwihariko wawe kandi bagendera kwisubaga yitwa ngo gibyana ngo nta kintu bitayeho. Icyambere ni icyizere.
wese agira nyine moves we kabisa, nyine wese agira uko atwara ibintu byiwe. wowe wizerera mu kwiringa kurenza kwizera mu cyizere cyo kuba uriho tu. Nizerera mu gukora kurenza uko nizerera mu mahirwe yaza aturutse from nowhere. Nizera yuko amahirwe azira mu byo wakoze, amahirwe azira mu murimo. Mu murimo kurenza uko watekereza yuko wagenda mu nzira ugahita uhura n'ibintu bitangaje kandi ugahita ukira. Ibyo ntabwo mbyizera jewe. Ariko abajene b'iyi minsi ntabwo bashaka gukora, abajene b'iyi minsi bashaka ibintu biziraho gutya. Ko benshi batekereza gusa, nyine ntabwo haba haburamo bakeya batekereza yuko nyine icya mbere ari ugukora, and then wenda ayo mahirwe ukayatekereza mu byo wakoze. Turacyafite ishuri, ndumva ko nzakuganaho nangere n'inama. Vani mwange yarambwiye ati wowe reka we ryama umere neza, isuku ni icya mbere, ibindi ni inyongera. Yakugiriye se n'inama yo kujya no mu kadege cyangwa ko nawe nzi ko ariyo ba mbere batanga indege yambwiye, nabonye atari zimwe nsanzwe mbona ziva ari i Kanombe, yarancabutse. Abenshi bakunda gutangaho inama zo kujya muri betting. Ese biriya bintu wowe bivuga iki? Biriya bintu kuba nimba wenda urugero ababyeyi baguhaye amafaranga, kuko urumva nimba ukiba mu rugo nta kazi ufite, ako umubyeyi araka ati mwana wanjye rero twarayikoze, twarahinze wenda urugero, cyangwa twacuruje, ufata nka senkani ugiye kuba waguramo imyenda, wakitaho nyine ugira isuku, kuko umubyeyi yashimishwa no kubona umwana ameze neza. Rero nimba urwaye senkani ngo ugiye gushakamo ibyangombwa uko tubyita utape, ukaba watireka mfate 20 kire ku kadege cyangwa betting, kire kwa Arsenal cyangwa kuri Man City, aya venera byara noneho 100, aho ugasanga andi barayajyanye na yandi yose 30 yasigaye nayo barayakuriye. We n'iki wabwira abana bari muri ibintu bya beti mu bintu? Ikintu kimwe cyo nababwira, buri muntu niwe wihitiramo nyine ubuzima bwiwe azabamo tu, niwe wihitiramo ubuzima bwiwe azabamo n'uburyo azabaho. Itsoke nje ntabwo biriya bintu nibibi pe, kuba ari bibi nibibi, ariko ntabwo bikuyeho hari nabo bikiza, hari nabo bikiza nabwo. Ntabwo twajyaho ngo tuvuge ngo ni ibintu bibi gusa, twumve ko ari ibintu bibi gusa bigira positive bigira negative gusa. Hari nk'amahirwe nka 0.5% bafite icyo bita positive, ariko ntabwo nagushishikariza kubijyamo. By the way, wenda nimba wanabitekereza kubijyamo, si ngombwa ngo ubikoreshe amafaranga baguhaye, basi shaka yawe ubikoreshe mu yawe wagize ute wihirinzemo, basi ku buryo anytime niyo yanaho mvuga ngo nanjye nagize nte nihirinzemo. Kandi nabwo ndabizi ko ku muntu wihirinze n'uburyo amafaranga hanze avuye, sinzi ko yapfa kuyashora muri biriya bintu. Rero nubwo bavuga ngo nyine ngo hari umuntu bikiriramo, nawe ndabona ni kwa kundi bawumva kuri radio nyine ngo umuntu ngo yatsindiye $100, $30, ariko uwo muntu ukaba utamuzi. Hari umuntu muzanye wewe waba warinda ubuzima nabyo? Nawe nzi gusa nyine nanjye ndabyumva, ariko nizera ko ibyo batavuga byose ataba ari ibinyoma cyo. Wizera ko nyine ari amahirwe arimo? Oya, ntabwo nyine nizera ko arimo, ariko njye ntabwo nyine ntukajye wizera yuko ariho hantu hari amahirwe yawe ya nyuma tu. Wigeze ugeragezaho gake? Ntabwo nabishyira na kimwe. Naragerageje ariko ubu ngubu sinakuze. Ugereranyije amaze washoyemo amafaranga angahe, winjijemo angahe? Uko byasa kose rero nashoyemo narahombye. Usa nkaho wahombye. Ariko ntabwo nahombye menshi, wenda naho narahombye $5,000. Ubwo uvuze ko wowe wagiyemo ukabona si ibintu byawe ukavamo hakiri kare cyane rwose. Navuyemo hakiri kare cyane ndetse. Rero Enoke twibagiwe kubaza imyaka uri muri, gusa bimwe bakubona nubwo tutayivuga bahita bati umujene ari mu myaka iyi ngiyi runaka, babona ko muri ingahe uri generation Z, biragaragara ntabwo urengeje wenda 25. Ni ingahe? Njye ntabwo ndi mukuru cyane, ushobora kubona ndi sohoka ukabona n'ubwawe ukajya ndi mukuru cyane, gusa mfite imyaka 20. Wakuze neza. Akuze neza umwana wo mu cyaro avuga ati wowe ufite ubwanwa bwo ni ifiriti, ni ya firiti watubwiraga kuva kare. Ego ifiriti nayibonye nkuze, ifiriti nayibonye nkuze ko naje kuba intanga i Kigali muri 2020. Warukuze ariko none numva nari nkuze 2020 numva hashize nk'imyaka 5 ndi nanga, numva nari ntago ari myinshi ku buryo n'ubundi
ntabwo ngo niyo nabe yaratumye mera buno bwanwa. impamvu nawe waje ku kintu cy'imyaka urabona abajene, nanjye ndi umujene mugenzi wawe, hari ikintu kiba kiriho cyo gutwika cyangwa cyo kuba umukapo. Kuba umukapo ngo ni ukuba utsapa, kuba ugendana n'amaniga nyine ari gang, ufite ibintu ufata, urugero inzoga, itabi, ibyana, gucemba. Wowe ubuzima bwawe mw'iyo muvu wumva umeze ubu butwara gute? Ubundi se mani genge ni iki? Genge mani nuko nyine haba hari icyo ikumarira, sibyo? Haba hari icyo ikumarira ukavuga ati iyi genge wenda tubanye kuko duhuje nyine akazi, twese dukora kano kazi. Dukora kano kazi tukinjiza gutya, iyo ngiyo ukavuga ati ni genge. Ariko ugasanga hari ibintu ngenda afata kaba ari genge, ahubwo bari nk'ibishuko biri aho ngaho, ugasanga muhuzwa nuko gusa ngo musangire itabi. Ibintu nyine nk'ibyo ngibyo bidafite akamaro. Ntabwo wigeze ugira genge nk'iyo ngiyo? Numva ko mu buzima ntiyabura wenda, ariko ntabwo nakunze ngiye kugira genge. Ariko igihe wayigize nyine nawe wari genge muri bo? Oya, ntabwo nigeze ngira genge byatari ngo tuboye kuroza cyane, kuroza nyine birenze. Imico yabo nyine warabageragaho ukababona nyine bameze gutyo, ukabona mwanahuza, ariko wabona imico yabo ugahita ujya ku ruhande. Nta n'umwe nyine njye ntabwo twigeze duhuza byatari. ubona ingaruka ziri mu bintu byo kwishora mu biyobyabwenge cyane ari izihe, cyangwa izo wagiye ubona kuri wowe? Ingaruka nabona nigeze mbona kuri bagenzi bawe muri mu rungano bishoye mu biyobyabwenge, cyane cyane wenda nk'urumogi, kuko ni nabwo leta ibuza cyane abantu bavuga ko ari ibisazi. Ikintu cya mbere, biriya bintu iyo ubikoresha bikugira addicted nyine, ukumva yuko utabaho utabifite. Kandi ibyo ngibyo nk'umuntu muzima utekereza, ntabwo nyine biraba ari ubuzima bwawe bwonyine buba burangiye ubwo ngo nibyo bintu nzajya mfata buri munsi. Ikindi cya kabiri, mu gihe wabuze wenda nk'amafaranga yo kuba wabigura, wenda byamaze kugira addicted, aho ngaho ushobora no kujya no kwiba, ushobora no gukora imirimo mibi kugira ngo ubone ayo mafaranga, ugasanga sometimes bikuviramo ingaruka mbi, wenda baranagufunze. Ikindi cya kabiri, ntibinemewe n'amategeko. Ikindi cya gatatu, imani no mu mutwe harangirika, mentally urangirika cyane, ntabwo uba ukibasha gutekereza kure. Nyine ikintu uba utekereza ni ibyo biyobyabwenge gusa, nta kindi. Njye mbona ari izo ngaruka nyine, kuba wakiba, kuba wakangirika mu mutwe, ikindi no kuba nyine hakuviramo ibyago byo kuba wanafungwa cyangwa se hakazamo n'ibindi bibazo. Wagira iyihe nama urumva hari umwana ubona nyine iyo genge muri karitsiye akabata abakapo, nabinjiramo gute, naba inshuti nabo gute, akumva ko nyine ubuzima barimo abwifuza, uwo mwana wamugira iyihe nama? Akenshi abantu bapfa kugira inama biranagoye. Umwana washyushye uri gushaka kwinjira muri genge, nta nama wamugira ngo yumve, aba yumva uri idage, ahubwo nta ikintu uri kuvuga, wowe kuvuga ubusa tu. N'ubundi n'abayirimo iyo babona utabirimo bakubona nk'idage, bavuga ati dore idage binyuzeho, wowe wabaye idage. Ariko akenshi nyine biranagora kuba wabagira inama babwiye ngo akenshi biragora kumubwira ngo biyeke gutya gusa ngo ahita abyumva. Biba bivunanye pe. Akenshi benshi banabyimenyera ari uko bo ubwabo bigereyeyo, noneho bamara kwigererayo bagahita bagira bagahita babona ingaruka zirimo, akaba aribwo babivamo. Gusa kutaragira amahirwe yo kuba wenda yayinjiramo, yumve ko nta keza kayo tu, yumve ko nta keza, kandi ndatekereza ati iki atari cyo kiganiro cya mbere babonye kibimubuza. Nta cyiza cya genge, nta cyiza kirimo gukoresha ibiyobyabwenge, cyo kwikora ntacyo pe. bakuramo ku mufuka bakore cyangwa ibitekerezo gukora ubundi igihe cyose uri ahantu utuje, wumva ko nyine ugomba kuguma mu rugo ukabona amafaranga wawe gutyo nyine utavunikiye, akenshi nabyo biteye ibibazo by'ibiyobyabwenge. Buriya iyo uri nko ku kiyede, uri nko gukorana n'abandi kikabarya, ibyo bintu birakwigisha byatari ku buryo utumva yuko nyine ibiyobyabwenge atari nacyo kintu cya mbere gikenewe.
ariko hari abana bajya bavuga ko nyine imirimo yarabuze ngo nta kintu cyo gukora gihari. Oya ntabwo imirimo yabuze, ubusa ikiyede cyarabuze mu Rwanda. Oya hari imirimo nyine itakorwa n'umukapo, yiranga imirimo yakora n'umukapo. Umukapo se ni iki? Umukapo mani icyo ufite mu mufuka. Umukapo mani si ukubyuka ngo wambaye icyango cya danje ngo wicare. Umukapo ni icyo wakoze n'icyo wabonye. Umukapo ni ubuvara ariko byibuze akaba agaragara nk'umutsaperi. Uzanarebe umuntu wakoze niyo yaba yakoze imirimo mibi gute, afite iyo amaze kubona result, amaze kubona amafaranga, nta muntu wamusuzugura, nta muntu utabona ko ari umukapo. Ariko si iyo wagiye hasi noneho, iyo wagiye hasi ndebe ko ari umukapo. Icya mbere mani ni uguhiga amafaranga. Ikindi ubukapo mani burizana, ubukapo si ngombwa ngo bukore, ubukapo bw'ubwabwo burizana mani y'amafaranga yamaze kuboneka, bumaze kugaragaza nyine kuri umuntu muzima utekereza neza, ubukapo burizana, si ngombwa ngo ubuhige. Mbere bishatse kuvuga ngo tureke gushaka kuba abo tutaraba, ahubwo duharanire kuba abo dushaka kubaho. Nama nziza umuntu wese yagenderaho kabisa. Enoke mu buzima busanzwe utunga ababyeyi bombi cyangwa ufite umubyeyi w'umumama? Ni iki mu buzima bwawe? Arenze n'ibyo mutekereza. Kuko nyine niwe wankoze uwondiwe tu, niwe wankoze ko ashobora kuba yaratangiye nko gusa nk'anyitaho nyine ari nkaho wenyine uri kunyitaho, niga muri primaire nko mu wa kabiri primaire. Antiri kugeza ubu ngubu ndangije segonderi, maze imyaka 2 ndangije segonderi. Urumva niwe wankoze, niwe mama, niwe sheri, niwe mudamu, niwe byose, mbega ni nawe papa, byose niwe mbikesha kuko n'ubu ngubu ubufasha bwose nakenera. Niwe muntu wa mbere ibitekerezo byanjye bita bijyaho kandi ngomba kubwaka. Aba wumva ari iki cyabaho nyine mu buzima bwawe cyatuma umara imyaka 5 utazi ukuntu ameze, mutaravugana na rimwe, utazi n'ahari? Bavuga tugiye kumara imyaka 5 utazi uburyo mama wawe ameze, muzabara imyaka 5 kereka ufunze kandi nta n'amafaranga wambere. Oya uri hanze, pana gufunga bikuremo. Uri hanze ufite uburenganzira bwawe, ariko bitewe n'amahitamo baguhaye wemeye utahaswe. Ubwo se nk'amahitamo yabaraya nari nyakubajije. Nari nyakubajije wenda irahika n'amafaranga murashaka kubwira genda unkubitira umuntu ndaguha amafaranga runaka. Ari nuko ashaka kuvuga ati nagukoreye iki kintu ariko ukamara imyaka 5 udahura na meya wawe n'umutanavuga. Amafaranga wampereye nta n'ikintu yakora, ari uguhitamo gutya. Nta kintu cyawe basi utabasha no kuvugana no kuri telefone, mutabasha kuvugana n'iko utazi nyine ngo abaye mu buhe buzima. Ngaruka imyaka 5 irangira ukazagaruka ukamusanga kuri mama ntayo, wenda ibindi nagerageza, ariko kuri mama we ntayo. Kuri mama wawe rwose don't touch. Tukahise imyaka 5 ni myinshi, kereka basi ari nk'icyumweru. Wenda nk'icyumweru kamara nk'amiliyari. Mama wawe ni ikindi kiri mu buzima bwawe, ariko ababyeyi bose, ariko hejuru y'icyumweru wapi aho ntibyakunda kabisa. Ababyeyi bose bahabwa respect kabisa, baba barihirinze, baratubyaye, baratureze. Noneho urumva no kuba njye nyine n'ubundi nakuze mbona ari unyitaho, urumva nyine ni nkawe byose tu biragoye, kereka ubwo wari uhisemo ko batugenda tambo ntari. Wagiriye inama ababyeyi babyara abana ntibafashe abana nyine bakabaho, kuko nyine akenshi haba hari amahirwe menshi y'uko umwana utafashije n'ubundi yihiringa nawe akagira ahagera, kandi icyo nzi cyo ugira icyo umukeneraho. Directeur iyo ugize icyo umukeneraho byumva. Ikindi n'abana bakorana na depression, ugasanga niho wandi bavuga ibibazo byo muri famille, ugasanga umwana nyine akuze nyine atameze neza, afite ikibazo cyo mu mutwe cy'uko nyine nyina yamutaye, ugasanga nyine akoranye ibibazo byinshi cyane by'ihungabana. Akenshi n'ibibazo byo mu mutwe nicyo ngicyo kibitera cyane, amwura utabona urukundo rw'ababyeyi, ugasanga bishoye muri za ngeso mbi nyine twavugaga. Nyine umwana akuze nyine nta bufasha abona, agahita yishora mu ngeso mbi iraho nk'uburayi, ibintu nk'ibyo nyine kugira ngo abashe kubaho bitewe n'ubuzima yakuriyemo. None ni resomo w'abantu bajajinga kubona umuntu ari mu buzima runaka ugahita umucira urubanza turiya muntu yararaburije, uriya muntu nta bwenge atunga. Ni resomo waha umuntu unyicira urubanza mugenzi we atamanje kumuvugisha, kumuganiriza ngo yumve ibyo ari byo. Abantu bajajinga bo noneho ni ikindi
kibi cyane ni muri ari bamutanabizi akenshi hari nk'igihe nko gutyo wenda nk'uko urwo rugero rutanze usanga wenda nk'umukobwa yaravutse nyina ahita amutakurira ku muhanda nyuma aza kuzagenda nko kujya gukora mu kabari wenda akaba nk'indaya uwo mwana byanze bikunze amakosa ntabwo aba araye kuko nyine nibwo ubuzima abo bashaka kwakisesinga ngo abemo kugira ngo abe we rero igihe ucaho gutyo ukamubona nko mu kabari ugasanga muri mu isoko urega ngo ni indaya ngo uraya ni iwabo uriya ngo yacitse iwabo utazi nk'ikintu cyabiteye utazi ngo byanagenze bite basi before yo kujaginga umuntu jya ubanza umuganiriza umenye ngo bimeze gutya ibi yakora se yabitewe n'iki nibyo bishobora gutuma ujaginga umuntu soma ni byiza cyane kuko ubuzima nyine buba bunyuranye ntago ubuzima ntabwo ari definisiyo ngo umuntu ngo aragenda ayisome ngo nayimedita ngo azayinyuremo buryo hari n'abantu baba bakora n'imirimo mibi atari uko ari ugasanga wenda umuntu akora n'ibikorwa atari uko ari we nyine ari uko nyine ari ubuzima nyine nta kundi kuntu ari bubigenze kandi abonye opportunity yo guhindura yaba umuntu muzima akanaba umuntu muzima niyo mpamvu rero nta judge akenshi nyine si byiza kujaginga umuntu jya ubireba niba utanabishimye wigendere nunanamujaginga umujaginge umutima wawe ntubisore ngo ugire undi muntu ubibwira wenda umujaginge umutima wawe even niyo wabona ko ari mu mafuti ukanabona ko ifati zose ari mu mafuti jya wituriza ubimenye mu mutima wawe si ngombwa ngo wirirwe ugenda ubiririmba ku musozi umuntu uhemukira undi umufata gute umuntu uhemukira undi nko mu buhe buryo like umuntu urumva ufite ubuzima bwo kubaka wowe ushaka kubaka we yabugezeho aragukoresheje mu buryo runaka ariko aragutengushya ibyo mwasezeranye nabisoje ubu ngubu n'ubundi aho ngaho aba ari nk'inyamaswa umuntu mbese udashaka kuva aho uri umufata ute mu buzima bwawe ubu ngubu ni nk'inyamaswa ubundi hari ibintu bibiri nimba udashoboye gufasha umuntu uhemukiye undi wamaze kutubwira ko umufata nk'inyamaswa kuri wowe inyamaswa kabisa ubundi nyine aba ari inzira ebyiri ugomba guhitamo uti ndagufasha cyangwa se ngufasha ukamubwira ukaba honest ukamubwiza ukuri icyo kintu abantu benshi ntabwo turakiga cyangwa usanga ibintu kujya ufora ku muntu urabizi neza ko utazamufasha ugasanga urakomeza umubwira ngo ejo oya ba honest umubwira ati birakunda cyangwa ntabwo biri bukunde birangire abantu benshi umuntu ubundi abantu benshi njye numva bavuga ngo nta muntu ukira atahemutse barakira ngiyo ni sisiteme yo gukira barakira batahemutse mani nubwo biterwa n'uburyo uhemukamo biterwa n'uburyo uhemukamo ariko akenshi ntabwo aba ari ihame ngo ukire wahemutse ushobora kwitwara neza ugakorera amafaranga yawe mu buryo buciye mu mucyo kandi ukanayabona utandavuye cyane ariko uretse ko n'abakira bahemutse se ubundi ubizi uwakize wahemutse akaza akabikubwira ni kari nka bya bindi batubeshya ngo hari abakizwa na betting ngo barya ngo miliyonisha ngo umuntu ngo ajye kuzimu ngo muri eliminati kuzimu simemera bazaturangiye tukajyayo igihugu gikuzimu byo nibyo bintu bya mbere nemera nayo ni scam cyane scam kabisa nanjye nta muntu nzi nawe mfitanga biradiyo na scam nose suzi ibintu bari batubeshye ngo batera ngo amajyanga ye ngo mu kiyaga ngo cyangwa ukajya mu irimbi ngo umuntu akagutwara sinzi ukuntu ngo byagenda ugakubita kumva ariko abajene bandi b'i Kigali n'inzara bafite ubunini wasigara twasheho no kujya basanga nijoro ko twatonze umurongo kugikuzimu birahari abajene b'i Kigali n'inzara bafite nawe uzi yemeze nawe nyine ibyo twavuga ko imirimo yabuze usanga buri muntu wese naho yakura ibiceri nyine harimo abantu benshi bagwanirayo tu ariko numvaga ngo bagusaba ngo n'igitambo cy'umuntu ukomeye ngo wo muri famiye gukunda urumva we nibaca ku ruhande no gusaba meri wawe kuko niyo muntu ukunda kurenza abandi kandi bashobora no gusaba na girlfriend wawe wenda icyo gihe mufite cyane inshuti ariko ibintu birimo kwica umuntu burya ntabwo twakwiye kubibaka kabisa ni amafaranga y'amaraso ntayo utari gutabara igihugu ntabwo twakwiye kubibaka reka basi bambwiye ngo ndi buryo wenda agatanga agahene naza ngahita nica agahene ni igitambo nk'ibimwe byatangwaga kera ngo ihene y'ibara rimwe wayikura ese sha wayibona kereka atari amafaranga gusa wafite miliyoni zawe icumi ukavuga ati ndimo gushaka ihene kuri miliyoni 10 y'ibara rimwe ubu ngubu ibintu byaroroshye haje ikoranabuhanga ibintu bikora banayisiga irangi ikoranabuhanga ryaraje ibintu bisigaye byoroshye
anayisiga irangi isitemo kwisiga irangi no kuhindura ibara yayo ni umuturanyi niba atetse inyama we ushaka ubugari ujye ukozaho urye umwuka tungiye ubugari ugiye inyama rwaziriye iminsi ibintu basigaye tubyoroshya mu bwonko rero ariko haramutse hahari even niba bari gutanga ababyeyi hari abantu benshi cyane bajyayo bakaba bati nanjye byibuze nzapfe nizera ko habaho kabisa ntabyo nizera ko nta muntu uraza nyine uretse kubyumva gutyo nyine ngo umuntu ari gutanga ubuhamya ngo yagiyeyo njye nta muntu turaganira gutyo fizika arambwira ngo njye nagiyeyo biba bimeze bityo sindabyizeye ariko ubwo ngubwo wenda akenshi njye ntabwo twaganira bakubwita byeri kereka hari ubwo nanjye niboneye ikimenyetso umuntu abwira ati dore ngaya amafaranga akabwiye kwereka imitungo afite ati iyi ngiyi nagiye gutya nigererayo ntabwo apfa kubyemera ariko uretse yuko niyo byaba ari byo ntabwo njye najyayo duhinduye paje se urabona urubyiruko tuba dufite ibintu dukunda tuba dufite ibintu turyamo tugiye muri siporo mu Rwanda ufana iyo kipe nimba atari ibanga mu Rwanda ni APR muri football ariko abafana ba Rayon ntibambone nabi bambone nk'umwanzi kuki wisanze Rayon nayo ndayikunda kuki wisanze ufana APR ni guhera kera mu rugo nyine mu rugo nyine najyaga numva bari kumva ibintu bya match urabizi nyine gufana ntago bisaba ngo ube hari umuntu ubigukundishije urabizi ko hari n'igihe ugera n'amakipe abiri ari gukina utanayavuye tuvuga ngo ndafana bara umutuku nanjye rero nuko nisanze ngifana ahagata umukara n'umweru ndawufana kabisa ubu ntabwo ugira ati ese nahindura aho kuri warafashe cyangwa se nko muri karita ashobora kuvukamo nka ekipe numva nyine ndayikunze ariko nabwo igiye guhura na APR numva n'ubundi gahunda ari APR ni APR abakinnyi bo mu Rwanda wabuze cyane ukufana APR wazi gusuruba babonekana banje barabikurikirana abikurikirana kabisa hanze mu Bwongereza cyane mu Bwongereza ni mani n'ubu bayikubita sidaya nawe utunga umutima ukomeye cyane n'urukundo rw'iyi minsi wagwihangana nimba ari ibyo mani ndabizi yaza kugaruka niwe mukinnyi muri mani ukunda umubare gukina Bruno kapiteni wanyu ku isi niwe mukinnyi ufata nk'icyitegererezo mu wabonye ubasha ko yabonye ko nyine yari afite ubuhanga burenze ku bandi kuko bose bari abahanga ariko hari Messi ubwo rero Cristiano n'umwemera ubwo rero byumva ni na Barcelona muri Espagne ni na Barcelona ari Yamal na Mbappe ubona ari nde umuntu ufite nyine umupira kurenza undi kuko ari ukumenya umupira no gukundwa ninde muntu ubona ufite umupira kurenza undi Mbappe Lamai amazi igihe gito ariko nyine mu gihe gito byamaze kutwerekana ari n'umuhanga ariko Mbappe amaze kutwereka byinshi cyane Lamai ataratwereka wenda kereka nka zino sezo nk'ebyiri zigiye gukurikiraho Lamai akomeje gushininga kuri ashobora kuba yaca kuri Mbappe ariko ngubu Mbappe aracyamuri hejuru Mbappe ubona ko asa nk'ubari hejuru Yamal abantu bagereranya ko azaba nka Messi ariko hari umukinnyi njya nibuka muri Barca witwa Ansu Fati uramuzi ndamuzi bagahita bahereza 10 ukuntu yazamutse akamuha 10 asimbura Messi ariko no mu gihe yagiye ati se yazaduteye ngo akitwara nka Ansu Fati Lamai biranagoye ko yagera bishobora kuzagorana ko yazagera kuri ubu rwa Messi kuko na discipline yiwe hari ukuntu itameze neza ugereranyije na ba Messi n'abarabajeni ba Messi na ba Cristiano Lamai biragoye ariko nyine wenda hari ukuntu uyigitangira ushobora gukora amakosa gusa ikintu cya mbere kuba umupira wose warawuza aho gukina ashobora kongera ni discipline management yo gisaba kumuganiriza cyane kumuganiriza nyine akumva ko ari umukinnyi mukuru akitwara nk'abantu bakuru ibintu bya entertainment mu Rwanda niyo muhanzi wawe bigukorera fresh abahanzi kereka aho ujya ubwitisha abo muri babiri wenda muri ukunda niyo njyana yawe ubundi ukunda kumva iyo njyana we kuko urumva injyana ukunda kumva nyine nabo bahanzi baba ari abawe tu Aaron Binafubi mbega nyine injyana akunda kuba yumva cyane ubwo tugiye kuvuga wenda mu
mu ba big tuvuge no muri abana nyine ubona burungano kuko ushobora gufata wenda urugero nka King James ukamugereranya na Chris Easy ugatumva ko Chris Easy wo kuri wowe ni umuntu urenze kandi King James hari abantu yakoreye abo turafata abantu bo kwa King James dufate n'abazamukaye na Chris Easy twumve twagiye bereye mu bakuru moda twagiye gwera mu bakuru Shoshomura Mico the best Shoshomura King James King James Topher King James Mani Marite Dani nanone we nawe aravanze nubwo yahise ajya kwiga ku Nyundo gusa Mani Marite aracyabayoboye Mani Marite Gitoko Mani Marite gucyaruta abandi muri abo ngabo bazamukanye ko ugiye kuzana ba Kamishi n'undi Mani Marite ararenze Mani Marite ararenze none n'ikindi nyine n'umuziki aririmba uri natural ntabwo nyine ari muri ba bahanzi baza baririmba za hiti zihita zirangira hari n'ukuntu afite abafana be baba yarifatiye ubwe nyine bamwemera tugiye kuri abari kuzamuka rero abana bakunyunda baje bahindura ibintu bya atari abana music ijya ku rundi rwego Kenso John Kizigenza Kenso Neringabo Kenso Chris Easy Ken is the best ba Kadewapi Ken is the best kwezi Ken ararenze bandi Ken ararenze ari no ku rwego utanatekereza ari no mu bahanzi bo kwitega bya atari urusibye no kuba yaranawize ni n'ibintu azimire n'ibintu akora ubona ko azi si ibintu aza ku Afrika yize gusa ni ibintu nyine asanzwe azi tusi ibintu aterateranye kubera iki muri entertainment yabayimo abahanzi basa naho bakora byinshi ariko badahabwa indabyo zabo kandi barakoze ubona iki bitera urugero nka Niyo Bosco ari umuhanzi bakora bandika ariko nyine ntago ari ku rwego rwa bakene ndeyo ukuntu mbyumva ubundi habaho ibintu bibiri habaho amahirwe ngewe mbifata nk'amahirwe kuko hari n'umuntu ukora n'ibintu bya danger turabizi no mu isi bisanzwe ndetse no muri entertainment gusa nyine ntagire amahirwe yo gushininga agire ate ngo agaragare hakaba n'undi muntu we uza akaririmba ibintu binini biraho urugero wenda nk'igisupusupu indirimbo imaze kujya muri miliyoni 7 nta muntu umwe utaramumenye even n'umuturage wo hepfo wese yaramumenye kuko nyine aje akaririmba hiti gahita irangira abo bantu rero baramenyekana ariko ikibazo cyo original y'umuziki wa Niyo Bosco no mu myaka 10 umuntu yawumva akagira icyo yumvamo si kimwe nk'uko akanya igisupusupu cyakiri kuririmba ngo nyuma y'umwaka ntube hari ahantu wacuranga indirimbo yacyo rero gudashininga kuriya abafite amahirwe menshi y'uko na nyuma y'imyaka 10 cyangwa 15 indirimbo yo wakongera ukayumva ariko gushininga kuriya haba harimo riske z'uko ari hit imara amezi 2 igahita irangira kandi mwese murabizi niko bigenda akenshi niko bigenda hari ikintu dutunga mu Rwanda nta gihugu nyine kibura aba big ibifi binini muri make hari ibifi binini bitatu wenda mu Rwanda tuba twati ni Bruce Melody ni The Ben ni Meddy wowe ubona ari nde wabakurikiranya gute abantu umwanya wa gatatu gahera kwa gatatu tugiye kwa mbere wa gatatu ni Bruce yari ko mbibona mu mwanya wa gatatu ni Bruce kabiri The Ben uwa mbere rwose ni Meddy kubera iki Meddy abahiga ari bari imbere Meddy ararenze nyine n'ibikorwa bye birivugira n'indirimbo yakoze n'abantu bamukurikirana n'abantu benshi bamuzi nyine ibikorwa bye ngendeye ku bikorwa baba bageze bakora nawe uri mu bantu bemeza ko abasani ba rap ari abasani badashobotse mbese ari abasani babo b'imyotsi mbese bumva nabi mbese muri make abadashobotse oya si bose gusa barimo nabaye basani nka batatu babiri ubona ko nyine ari abo
umuntu yafatira icyitegererezo ushaka gukora rap wabagendera kuri ide zabo ku buryo bitwaye mu muziki. ndavugamo n'abashaka kuba baritabye nk'Imana. Nabyo ntacyo byabitwaye. uwa mbere ni Riderman, kabiri Jay Paul na Bulldog. aho ngaho rwose ubona ari icyitegererezo. Saga ziza mu muziki ngaho batukanye, ngaho ngo uyu nguyu byagenze gutya, ubwo nahita nkuzanira saga wenda iherutse ya Kevin n'umuhanzi bita Zeo. Aho nyine harimo n'amagambo wumva ko atari amagambo. Kera byabagaho na Pifura na Bulldog ba Fireman nabo babwirana n'abandi mu ndirimbo n'iki. Biriya bintu bifata ute, bidufasha iki muri make tw'abafana? Icya mbere bo bituma nyine ikintu cya mbere cyose biriya simbishyigikira ko ari ibintu byagombye kuba bibaho, kuko biriya bituma kenshi hari abatera nk'umuco ugasanga nyine arimbye ibintu kubera umujinya, ugasanga umukoresheje ibintu afite nyuma azicuza. N'indirimbo Zeo yakoze, ibaze nimba ashobora kurekura indirimbo hashira iminsi nk'itatu agahita yongera akayisiga, byanze bikunze leta yo kugaragariza ko nyine ari ibintu yari yakoze atari yatekereje hari ukubera umujinya. Ibyo ni ibintu bishobora kwangiriza izina, kandi ndatekereza hari n'abafana ushobora kubita utakaza bitewe n'indirimbo warekuye iyo ariyo n'uburyo uri gutukana, sibyo? Hari nk'umuntu uba ukwemera ariko yakumva ibintu waririmbye agahita avuga ati wapi, uyu muntu nta kintu kirimo. Ikindi na sosiyete ukwiye gufata ntabwo aba ari kwiza gusa, binongera akandi kantu wenda ka motivasiyo, wenda iyo bifu igiye ibaho ntihabemo gutukana, hakabamo bifu nyine bose bakemezanya mu bikorwa, aho yaba ari sawa. Ariko bifu yajemo gutukana no kubwirana amagambo mabi nk'ariya yo ntabwo ngemye. Dore ko bashyiragamo n'ababyeyi bikaba ibintu bitari byiza kabisa. Wagiriye inama se muri sosiyete yo kuzamuka ushaka kuba perfect mu njyana ye? Icya mbere ni discipline, ikindi ukita ku kazi ukora, nyine ukamenya ko akazi ukora nyine ariko nyine kazi kawe tu. Ikindi ukirinda amagambo y'abantu ashoka ku ruhande, kuko amagambo ni ikintu cya mbere abantu benshi bari kuzamuka. Abajyanama babi nyine ntiwite nyine ku magambo tu, wowe ukizerera mu mpano yawe, ukamenya ko ibyo ukora nyine ari byo byawe, ukagira umwihariko w'ibyawe ukora, ahasigaye ugasenga n'Imana, tera imbere kabisa. Mu buzima bwawe wajya buzamo ibintu bya prank? Ubuzima bwawe hazamo ibintu bya prank, wati wenda njye Enoke mfite iki kintu nagifite kugira ngo wenda wemeze inshuti zawe? Pranking inshuti zawe nkababeshya ati bimeze gutya. Kereka nyine turi nko muri story bisanzwe, turi gutera story nyine za story tubona ko twese turi muri story. Aho ngo ushobora no kuba ibintu bidashoboka bango mfite etaje 10 nyine, ariko nyine wese kumva nyine ko ari story, ariko nyine ari ibiganiro turi kugirana biseri. Ntabwo byazamo prank, ubwo nta mikino kabisa kwa Enoke. Nyine mvuga ibyo bihari by'ukuri. Wagira inama igihe umuntu yaturebye ikiganiro kikaba kigiye kurangira kitureba, kandi nyine tuba tugomba kubaka abantu nabo bakatwubaka? Ikintu kimwe cyo nababwira ni ukubashimira, mwakoze cyane ku mwanya wanyu mwafashe mukareba iki kiganiro, mukurikiza inama zirimo. Aho mwumva natwe twibeshye, natwe turi abantu, ushobora kujya muri comment ukandika tukagira icyo duhindura. Ikindi ukore subscribe kuri Bwoba Studio, share and comment yawe ni ingenzi kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu bindi biganiro kabisa. Tunabibutsa naho bagusanga. Tunabibutsa aho bansanga ni kuri The Sound, ni channel nshyashya kizamuka, muzahita muyibona ibiriho ibiganiro byanjye nkora, nanjye mukaza mukaneza imbere mukareba nanjye ibiganiro nkora tu. Aho ukivuga ibiganiro ukora, hari umwana uvuga ati mba mbona ibiganiro bica kuri YouTube, nanjye nyifuza kuba nashyiraho ikiganiro nabonaho ninyuza, ni izihe nzira yacamo? Icya mbere ni afite telefone ya smartphone, ibyo byo nyine birahagije, agakora YouTube channel yiwe, akajya gukora ibiganiro byo akabyitaho nyine akareba. Ushobora no kuba utazi wenda n'uburyo wayikire, ushobora no kujya kuri YouTube ukareba tutorials z'uburyo babikora, nawe ukaba wabikora ukagira ute ugashyiraho. Birakunda, ni ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bigoye ko washyira ibiganiro byawe kuri YouTube tu.
aho wumva ari ibintu bikaze. Ariko n'utabisobanukirwa cyane tuzaza gusigaho nimero yaza kuyihamagara cyangwa akayandikira yandike muri comment. Yandike muri comment barazisoma bazagusubiza. Kandi niba ari n'ubufasha ushoboye ukeneye tubagufasha. Umuntu wifuza kujyana ikiganiro natwe nawe yatwandikira muri comment inama. Wifuza kumonetiza channel yiwe, wifuza kugura amasaha ndetse no gushaka YouTube channel ziri monetize, rwose wabyandika muri comment turazisoma tukagusubiza. Waba promoter abahari kubwanyu arabafasha. Ni boss mukuru, ni boss wacu, ni nawe wateguye bino biganiro. Tunamushimira cyane rwose n'amafaranga yose. Tunamushimira n'umuterankunga mukuru. Nawe rwose yagufasha mu buryo bworoshye kuko ni ibintu bye, niko umuntu avuga ngo ari mu bintu bye. Ujye muri comment ikibazo ufite cyose baragusubiza, ntagire ikibazo. No muri description uraza kubonaho nimero za telefone ushobora guhamagara ukabaza amakuru yose ukeneye kumenya, baragusubiza amasaha 24 kuri 24. Tuba duhari ku bwanyu. Sawa, wakoze kubana natwe kandi wakoze n'ubutaha nitugukenera muzongera mu mbone rwose. Sante.